fata iminota mike cyane tureba nino filime. Ni filime ngufi cyane ibabaje iteye agahinda, ariko nanone harimo isomo kandi isomo rikomeye. Dutangira hanga mu rugo rumwe, ni umwana wari uryamye mu nzu, ariko nanone uno mwana akaba agomba kujya ku ishuri amasaha yamurenganye. Muri make igihe cyo kujya kwiga abandi bana bagiye kwiga, ariko ye yari akiryamye bitewe n'amasaha aba yaryamiye. Uyu mwana mu kubyuka nta byo gufata ibasi ngo agenda karabe cyangwa se ngo abe yanafata breakfast, we yahitaga zanga kuri robine niho yakarabiraga, akihumura mu maso. Nta sabune yagiraga, ntumubwira ibintu by'amasabune, ibyo ntabyo azi. We yakarabaga amazi gusa, yamara kwihumura naho kandi yakarabaga mu maso, ntago yakarabaga ku maguru. Imyenda idafuze, uko yaryamye niko yabyukaga. Yarangiza yamara gukaraba agahita ajya mu nzu, akagenda agafata akabage ke akajya ku ishuri. Gusa akagenda yakererewe, amasaha yo kujya kwiga n'undi yabaga yamurenganye. Byose yakoraga kwabaga ari ugushaka nyine buryo kimwarimu atari buze kumutuka ngo abe yamubwira nabi ko yakererewe. Byose yabikoraga kugira ngo abe yagira ku ishuri igihe kimwe n'abandi, ariko byose bikanga, bikarangira abandi bamutanze kugerayo. Yamara kugera ku ishuri akaza arunguruka gahoro gahoro, yambaye nabi, imyenda idasa neza atafuze, nta nubwo yeruka gufurwa kuko nta sabune agira ngo yayifura. Mu kugera hanga arimo agenda yomboka, yahise asanga mwarimu yageze muri classe. Arangije avuga ati mwarimu, ati nakererewe rwose prof, ati umbabarire. Uyu mwarimu arangije avuga ati ariko ngewe uhora uncanga buri gihe, ubundi mba nibaza nta mubyeyi ugira? Mama wawe ubundi amaze iki? Mama washinzwe iki? Reba ukuntu uba waje ku ishuri wambaye. Ibyo tubirengeho, reba igihe ugereye ku ishuri. Muranibaza utunze urugo, nanone nkibaza sha rwose singe gukubeshya niba unafite mama wawe nimbura mukoro, nimbura mu marundo. Bese muri makeya, umubyeyi utazi kwita ku mwana we, umubyeyi utazi kumenya ngo umwana we yagiye ku ishuri ku gihe, umubyeyi utazi gufurira umwana we. Uyu mwana aranje avuga ati prof, ndakwingiza rwose, ndeka mbe nakwigana n'abandi banyeshuri, basi ndagusezeranya ko ejo ntazigera nkerererwa. Ejo wenda nzikosora, nzahagera mbere, nzahagera hakiri kare, abandi banyeshuri bose bazaza bahansanga. Ati ndakwinginze mwarimu, ati mfasha rwose ndakwinginze. Ariko uyu mwana nubwo yasabaga imbabazi, mwarimu yaramwumvise, nta kintu yamusubije. Yaramubwiye ati rero reka nze nkubwire, ntago ari ubwa mbere n'ubundi mbikwihanirije ngo ntukaze ukererewe. Uno munsi nagira nkubwire ko utari buze kwemererwa kwinjira muri classe ngo wigane n'abandi banyeshuri, kubera yuko umaze kunanirana bishoboka, umaze kunanirana ku kigero cyo hejuru. Ntago najya mura nkwihanganira. Reba imyenda wambaye ukuntu isa byonyine, reba iyo myenda wambaye ukuntu isa, ubundi nawe umbwire ubwo se wowe ngewe wakwire kukinjira ukiga cyangwa? Njye mura nibaza ubundi hari ababyeyi rwose batita ku bintu. Ubu rero ngwije kwiga, abandi banyeshuri siko bagiye gusoza amasomo, hanyuma wowe uraje ahangaha uje kwiga ibiki barangije kwiga? Ubuse reka nizere ko wenda da ufite mu mutwe, nose nibyo twize udahari nabyo biraza kwizana byishyire muri uwo mutwe wawe. Cyangwa genda ubwire mama wawe ubutaha ajya kwitaho, ubutaha ajya guha igihe. Uno munsi ntabwo uri bwige, ubutaha ujya uzinduka ajya gukarabya hakiri kare, agufurira imyenda, hanyuma rero akwibutse no kuza kwiga hakiri kare. Nuko umwana mwarimu yamwirukanye. Witegereze urebe ino filime, nababwiye ati irimo inyigisho nyinshi. Dushobora kuba tuyitangiye gutya, ariko uko iri buze gusoza bitandukanye nuko nguku, iraza kuba iryoshye kurushaho. Ndetse abiga mwe mufunguye nyine amaso n'amatwi byose kugira ngo muze kwiga. Uyu mwana bamaze kumwirukana, abandi banyeshuri bakomeje kwigira bo nta kibazo, hamaze gucaho iminota mike. Ndetse bitewe n'ukuntu bano banyeshuri bataga nimugoroba saa 11, ubwo bisobanuye ngo saa sita bajyaga muri lunch. Ariko nubwo bajyaga muri lunch, bivaniraga ibiryo iwabo bakabizana ku ishuri. Hanyuma rero amasaha ya saa sita yagera bagiye kurya, buri wese agafata agapackage ke nyine bamuhaye, ibyo bamushyiriyemo ibyo kurya, akagenda hanze. Hari icyumba bagiraga bariramo, hanyuma rero yamara kubirya amasaha yagera bakongera bakagaruka. Mwarimu rero yarababwiye ati nimubaze mujye gufata lunch, amasaha yageze. Hanyuma rero nimwamara kuyifata ndaza kongera mvuze ifirimbi, ubwo muraza guhita mwinjira mugende mujye kurya. Witegereze urebe. Ndetse uko bari bagiye kurya, disi wa mwana ntabwo yigeze ataha, yagumye ahangana ubundi ntahari bujye. Aranga abandi bana baramuciyeho, basanga yasinziririye hano, yaryamye yasinziriye. Ndetse ahantu yari yicaye
niho aba banyeshuri bazaga kurira. Bamaze kuhagera baravuga ati uziko kakiri ahangawe, ati karacyari ahangaha, ati cyakoze cyo kano kana agafunga umutwe pe, ati kano gadafite na metero 2 gute kitoraga gakora ibintu nk'ibi ngibi, mwarimu yakirukana ntigatahe. Abandi bana batangiye kumuseka, gusa nubwo bamuseka ntabwo bazi ubuzima bayemo, n'ubuzima butamworoheye. Arangije arahaguruka aravuga ati mwakwihanganye mukama ku byo kurya wumve, ati byaba byiza rwose mumpaye ku byo kurya kubera yuko nyine ngiye nta byo kurya mfite, rero muramutse mumpaye mwaba mumfashije. Muri ako kanya umwana umwe yahise aza yirukanka, arangije aravuga ati mwarimu ka kana karacyari hariya ntabwo kigeze gata, ati karimo karatubwira ngo tugaye ku byo kurya byacu, wagira ngo iwabo ntibateka, ubundi wabo kuki batatetse ibiryo ngo bagahe, kakaba kari kuza kadusabiriza. Mwarimu arangije aravuga ati ibintu uvuze nibyo se? Nuko mwarimu ahita aza kureba koko niba batamubeshye. Mukumara kugera ahangaha kandi koko wa mwana aracyari turabizi, nubwo mwarimu yamwirukanye ntabwo yatashye, we yagumye hanga aravuga ati wenda nyuma ya saa sita mwarimu ashobora kuza kunyemerera nkaza kujya muri class. Atari hehe, dore nguye ahangaho yicaye. Ati yakomeje kutubwira ngo tumuhe ku biryo byacu, niba nta biryo agira ntitubizi. Mwarimu arangije aravuga ati niko wakana, ubundi reka nkubaze, ndashaka kumenya nta babyeyi ugira bakwitaho? Mama wawe amaze iki? Wumva mwarimu ukuntu yavugaga, ati mama wawe amaze iki? Mama wawe ntago azi inshingano ziwe, mama wawe ntago azi kwita ku mwana we. Ngaho da, ngaho ibyo kurya byawe se biri heda, reka twizere ko wenda ikindi gihe wenda wimenya we, cyangwa se akaba yanabyibagiwe yagiye mu kazi, noneho ibyo kurya wazanye no munsi biri hehe? Numvise ngo urimo urashaka ibi biryo by'abandi bana, urimo urashaka kubitwara. Ati ntabyo mfite nyagasani, niko no mwana yamubwiye, ati ibyo kurya ntabyo mfite kubera yuko mu rugo nta byari bihari. Aba bana barangije bavuga ati niba rero ntabyo ufite va mu nzira, abakeneye kwirira babifite, twicare twirire, reka kutwangiriza igihe. Kandi ubutaha nawe ujye ubwira iwanyu baguha ibyo kurya, ujye ubwira mama wawe agutekere, niyamara guteka kurarize nawe ujye ubona ibyo kurya saa sita. Mwarimu arangije aravuga ati wumvise neza ibyo mugenzi wakubwiye? Ati ikindi gihe jya uzuzanya ibyo kurya, reba amasaha arageze nta kintu na kimwe ufite cyo gushyira mu nda, kandi abandi bana bagiye kurya. Urabizi ko muri kino kigo umunyeshuri aba agomba kwizanira ibyo kurya ari buze kurya, none se we ntabwo uri busonze, ntabwo uri buze gukenera ikintu cyo kurya kweri? Ndetse uyu mwana arangije aravuga ati ndasonza. Mwarimu aravuga ati none se uri kumva n'indi uri bukugaburire wakana? Abandi bana batangira guseka, ati uri kumva n'indi uri bukugaburire, n'indi uri buze kukwitaho, sobanurira neza. Ati vanga abandi bana bahakanya birire, vanga abaha igihe birire. Niko mwarimu yahise amubwira. Uyu mwana nawe arangije ahita aterura agasakoshi ke cyangwa se kiriya gikapu cyo arigendera, kariya kabagi. Mwarimu arangije avuga ati naragowe pe, naragenze ndabona. Ati ubu ngubu mukanya karongera akagaruke kaze kubibambura, nimwicara ahangaho mwiriye nta kibazo. Ati kandi nyagira igihe ishobora kuba cyahungabanya umutekano wanyu muze kumbwira. Bona peti nimwicare murye, kandi nyine murye neza mwembi mwitonze, nta kibazo nanjye reka njye gutegura. Hanyuma rero ngiye kuba ngiye muri class, nimwasoza kurya munidagaduremo gakeya, ndaza guhita mvuze firimbi, murahita munsanga muri class ubundi dukomeza amasomo. Ati kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Abandi bana bari ababakire, ari abana babaherwe nyine babandi baha amateka we y'intuze y'inyama, imireti, buri kimwe cyose, ariko mugenzi wabo ntago bari kumwibuka, ntago bari kwibuka ko wenda nawe yaba akeneye kurya. Ndetse baraje bicara ahangaha batangira kwirira buri wese n'ibyo yazanye, ntago ari nka kwa kundi usanga inahanga nyine usanga abanyeshuri babatekera ku ishuri bakarira hamwe. Iki kigo nyine ni bya bigo bya prive by'abana bameze neza babakire. Ahangaha nyine ni handi wimenya ukamenya utuntu twawe, nta muntu n'umwe wo kwitayeho, wowe wimenyera ibyo kurya. Ibyo bimaze kuba barakwerekana none ikindi gihe, ubwo ni umunsi ukurikiyeho. Wa mwana nanone yagarutse kwiga, gusa mu kuza kwiga we nta n'iniform agira, yazaga yambaye ibyo abonye, ndetse akaza kwiga buri gihe yakererewe. Ni ukwihumura mu maso, ntabyo kuvuga ngo arakaraba isabune irahenda, ntabwo yabona amafaranga yo kugura isabune. Ndetse uyu mwana yaza ku ishuri agasanga abandi banyeshuri batangiye kwiga, amasomo barayagerereye. Ageze ahangana none ubwo urabyumva amasezerano yahanye na mwarimu biba bikabije cyane. Mwarimu yitegereje ahangabona nibwo akiza ku ishuri, arangije avuga ati ngaho da mundebere namwe, uyu mwana koko ubu nzabigenze gute?
mwarimu nawe byaramunaniye yifata mu mutwe avuga ati koko nzabigenze gute. Ariko nanone nkibaza kubera uyu mwarimu atagira amatsiko yo kumenya ahantu no mwana aturuka, ngo abe yamenya ngo aturuka mu muryango umeze ute, abe yamenya ababyeyi be, abe yamenya n'ibindi. Ubundi umwarimu mwiza numenya ibyo bintu akamenya ngo umwana aturuka ahangaha, akaba yamenya n'ababyeyi we ahanini bakanamenyana. Ati ngaho rero mubwira da ejo wari wikosoye uvuga ati ubu noneho uzaza uzindutse, ngaho rero nsobanura neza umbwire ubu ni sangahe, mbwira neza ubu ni sangahe, sobanurira. Abandi banyeshuri bagiye gutaha n'ubundi, none se uraza kwiyigana, uraza kubigenza gute, mbwira ukuntu uri buze kubikora nawe. Ati mbwira sobanurira neza, ubundi ubu wazindutse ukora ibiki, ngwino hano ugira vuba vuba, nyegera hano nkwereke. Uyu mwana yaraje avuga ati mwarimu mbabarira rwose, mbabarira none hiri ni irya nyuma. Kandi ubundi igihe cyose yamubabariraga yabaga ari kumubwira ko ari irya nyuma. Atumva ngwino hano nkwereke. Ati hagarara imbere y'abandi banyeshuri, reba neza abandi banyeshuri ukuntu bameze. Ati abanyeshuri ndashaka ko turirimba ya ndirimbo rero, tukayiririmbira uyu mwana uhora ukererwa buri gihe, tukamutura iyo ndirimbo yiwe kuko nibyo yashimye, nibyo yahisemo. Ntabwo ushaka kuzinduka nk'abandi bana ngo aze kwiga, niko nibyo ushaka buri gihe tuyikuririmbira, zakubabarira ngeze rya rubundi. Ati twatangire noneho tukamuririmbira, wenda ubwo wasanga yarakunze kariya karirimbo akaba ariyo mpamvu ituma buri gihe ahora akerererwa. Abandi banyeshuri batangiye kuririmba bavuga ati ni umuswa, ni umunebwe, araryamira, ndetse agera ku ishuri atinze arakerererwa, ndetse muri makeya ati uyu mwana rwose ntashobotse ntanashoboye. Nyagasani wumva ukuntu abandi banyeshuri bayiririmbye. Mwarimu arangije avuga ati okay, mukomeze aho ngaho, mukomeze muyiririmbe. Ati ni umunebwe, ntashoboye, ntashobotse, araryamira, arakererwa, mu ishuri akaba n'umuswa. Abandi banyeshuri bakamuseka cyane. Mwarimu arangije avuga ati okay, noneho ubu wagenda ukicara, noneho nta kibazo, genda wicare ariko ubutaha uzazinduke. Nyine mwarimu yagerageza gukoresha buno buryo kugira ngo amuhiture, ubutaha najya ajya gukererwa ajye yibuka ko bari buze kumuririmbira ya ndirimbo yanga, hanyuma rero ahita abyihorera. Mwarimu yaragiye ariyicarira rwose nk'ibisanzwe, ndetse ahangaha bakomeza kwiga. Ariko bagejejemo hagati, mwarimu arangije avuga ati ndashaka kumenya homework nabatumye gukora, homework nabahaye ejo, so ndashaka ko muyirometa. Ati kandi nkamenya niba mwayikoze, nkabaha amanota, kuko ayo manota nzanayandika. Ati reka duhere kuri urije muri aka kanya turebe ubundi homework yo yayikoze, kugira ngo nyine mwese ngende mbakosora aya manota tuzayandike, ndebe niba neza n'ibisomo twarize ejo mwabyumvise neza. Atari ko se nanone okay mwarayikoze, ariko nanone nta mpamvu nimwe yababuza gukora. Ati reka duhere kuri we rero, ubanza uzane urupapuro nuza hano wakoreye homework yawe, ntangire mbakosore ndebe nyine amanota mwagize mwese. Ati reka duhere kuri wowe, uwo yahereyeho turamuzi, ni kakana buri gihe kaza kakererewe, ni kakana na mukanya nyine kamaze kuza kakererewe, barimo baririmba nyine bavuga ngo karakererwa ntigashoboye. Umwana nyine bamwatse homework kuko azi ko atayikoze, yahise yimunyamunya ukuntu asa n'uwihishe kandi ari kwisha n'undi ahantu hagaragara. Mwarimu arangije avuga ati hari kubura iki kutari kuzana homework yawe, kutari kuzana aho wayikora. Ati homework rero mwarimu ntabwo nigeze nyikora rwose, homework naba nkubeshye ntayo nigeze nkora. Mwarimu arangije avuga ati ariko ubu koko mbigenze gute, mbikore gute koko, ubu nzabigenze gute, ntako ntaba nagize rwose, mba nakoze uko nshoboye, mba nagerageje gukora uko nshoboye, ariko si mbigenze gute. Ati ubu ngubu homework nabahaye nta kintu wigeze ukora. Ase mpora nibaza mama wawe amaze iki, mama wawe yari mu rugo aba ari gukora iki cyatuma atagufasha gukora homework, abandi bana ubu bazikoze sibyo? Hanyuma se wowe ndi kwibaza nyine mama wawe nize nshingano abafite mu rugo, nizo kugenda agateka gusa bikarangira, ntago uri mu nshingano ze, nyine ngo abe yagufasha gukora homework, abe yanakwigisha discipline. Disakana katangiye kurira, uyu mwana yatangiye gusuka amarira. Mwarimu aravuga ati ubu rero aho bigeze, amakosa ntago ari ayanjye, amakosa n'aya mama wawe utazi kukwitaho nk'umwana we, amakosa n'ayiwanyu, ntago bazi kukwitaho, wagira nta kintu bamariye gute batakwitaho
kandi ibyo byose mwarimu yabivugaga mu ruhame abandi banyeshuri bose bareba. Uyu mwana yahise agira n'umujinya, ararakara n'agahinda kenshi asohoka arira. Yahise asohoka arira cyane. Mwarimu akomeza kumbwira ati rwose niwagaruka rwose uzagaruke wikosoye, ubwire mama wawe atangira gushyira mu nshingano ze, kuko bisa nkaho yagufashe nk'inyamaswa, bisa nkaho wagira ngo nturi umwana we kuko nta kintu na kimwe akumariye. Ubuse wavuga ko akumariye iki? Mwarimu asigara ahangaha ari kwibaza. Ariko nanone muri kwibaza, ubundi mugani uriya mwana nta babyeyi agira, byaje kugenda gute? Uyu mwarimu baravuga ati yaraho bigeze maze kurambirwa ndi kubona nzakwirukana muri classe yanjye, ntuzongere kuyigarukamo. Ntabwo nzabyemera ibi ngibi rwose, ntabwo nzakomeza kubyemera. Ati rero abandi banyeshuri namwe, ni ukuvuga ati uno munsi murabizi ko ari kuwa gatanu. Ati rero turaza gutaha kare bitewe n'impamvu nasurushya principal cyangwa se directeur w'ikigo. Ati hari ibintu by'ingenzi ngiye kujya gukora. Ati kuri uyu munsi ndabaha homework, mugende mwongere kuri ya yindi nzazikosorera icyarimwe. Ntazagire n'umwe uze yitwaye nk'uriya mukobwa, nk'uriya yigira ntibimbwiye, nk'uriya wirengagiza ibintu byose. Mwebwe muzaze mwayikoze ku wa mbere, ubwo ngubwo nzagaruka muri classe mpita nzikosorera icyarimwe. Ati ndabaha homework y'ibyo mwize uno munsi, hanyuma rero ubwo bishatse kuvuga ngo muzarometa homework ebyiri ku wa mbere. Ati kandi umuntu uzaza utayikoze mube mubizi ko nta bintu by'impuhwe, ntimuzabe nka kariya kana kimbura mukoro, kariya kana kaza wagira ngo ni kazi cyakazanye, wagira ngo ukaje ahangaha mu butembere nta kintu bikabwiye. Ati rero muze kugenda, ubwo tuzasubira ku wa mbere. Ati murabeho. Abandi nabo barangije bavuga turakoze cyane mwarimu, urabizi noneho abantu b'abanyeshuri, abana nk'aba b'abanyeshuri kubabwira ati no munsi ntago muri bwige, wana baraserebura babumva ari ibineza neza, usibye n'abana n'abakuru. Ubusanga hanini badakunda nyine kuba bari kwishura mwanya munini, ubusanga bitewe n'igihe baba bamaze, hari ababa barabirambiwe, ariko abandi bana nyine hari n'ababa babishaka, bose ntago bahuriye kuri icyo kintu nyine, usanga ntibabishaka. Ibyo byose bimaze kurangira, wa mwana yatashye ababaye. Mwarimu yamubwiye ijambo riramukorogoshora. Umwana yahise ahitira hano mu irimbi. Witegereze neza kano kantu, umwana yavuye ku ishuri ahitira ku irimbi, aza ababaye. Hari imva yajeho hano, ndetse amaze kuhaza araza arapfukama. Noneho ubu ngubu mugiye kugenda mwasobanukirwa, utega amatwi neza ndetse unitegereze buri kimwe cyose. Umwana yaraje apfukama hano ku irimbi, arangije aravuga ati mama ndabizi ko ari ahangaha uharyamye igihe kinini. Ati rero nakifuje ko wakabaye uri iruhande rwanjye kugira ngo umfate ujye unjyana ku ishuri. Ati kandi nakifuje kuba uri iruhande rwanjye kugira ngo ujye umpa ibiryo njyane ku ishuri, mbe nasangira n'abandi banyeshuri tube twarira hamwe. Ati nanone nakifuje kuba uri iruhande rwanjye ukamfurira imyenda, nanjye nkajya njya ku ishuri nambaye imyenda ifuze. Nanone nakifuje kuba uri iruhande rwanjye ukajya unyita, ukankarabya, ukanamfasha gukora homework. Ibyo byose ni ibintu nakifuje. Ati rero mama nta hantu na hamwe mfite ho kujya, nta muntu n'umwe mfite ho kunyitaho, kubw'iyo mpamvu naje ahangaha ku gituro cyawe, kandi ntabwo ndibuze kuhava. Ndaza kugumana nawe, ndaza kuguma ndi iruhande rwawe, nta hantu na hamwe ndibuze kujya nyagasani. Kumbi mwarimu yamutukaga, amubwira nabi, amucyurira ngo mama wamufite izihe nshingano. Ndebera ahantu mama we yibereye, reba ahantu mama we yahoraga aryamye, reba ahantu mama we ari. Mwabantu mwe mundebere, buriya kwitora ukabwira umuntu ukamutoteza, ndetse umuntu nk'uyu nguyu utazi ubuzima bwe uko abayeho mu rugo. Abarimu mube hafi, mwigire mwaha hantu. Buriya umwana jya umenya ngo aturukahe, abayeho gute, ababyeyi be nabahe, mbere yuko uba wagira n'ikintu kibi unamubwira. Usibye ko ahitana na byiza n'ubundi kuba wabwira umwana ikintu kibi, ase ubundi umubwiye ikintu kibi gute? Uyu mwana nawe nta kindi yakoze, yaravuze ati mama umbabarire cyane rwose, ntabwo ushoboye kuba nakwiyitaho nk'uko wabyifuzaga nk'ujye niyitaho, ntabwo ushoboye kuba nakwifurira kuko nta mafaranga afite yo kugura isabune, nta nubwo ushoboye kuba nakwikorera buri kimwe cyose, ariko nizere ko aho uri wowe umeze neza, nizere ko wowe wifitiye amahoro. Ati rero nanjye nakifuje kugusangayo, nkaze tukaba turi kumwe, njyewe nawe tukaba twifitiye amahoro,
njyewe nawe tukaba twimereye neza. Ati mama ndi kubikumbura cyane kandi kugukumbura cyane ku kigero cyo hejuru nyagasani. Umwana arangije avuga ati ngomba kuryama ahangaha mama, ntabwo nagusiga nta hantu mfite ho kujya, ngomba kuba ndi kumwe nawe ibihe byose, ndagusiga ngihehe. Umwana yafashe umwanzuro wo kuryama ku gituro cya mama we, aravuga ati ntawe mfite ho kujya, nawe undebere nawe umwana ungana gutya. Ibi byose byakozwe nande? Na mwarimu. Mwarimu yahoraga amubwira amagambo amusesereza, amubwira ati mama wawe, ariko kuri uyu munsi uriya mwana yafashe nyine umwanzuro wo kuza kureba mama we ngo amubwire byose. Ibyacu bidatinze, wa mwarimu akimara kusezera abanyeshuri ababwira ko hari ikintu cy'ingenzi agiye gukora, yasabye uruhushya principal batari buze kwiga ngo bageze ku mugoroba. Mwarimu nta kindi yaragiye gukora, hari umuntu yaraje kwibuka hano mwirimbi. Sasa witegereze, mukuza kumwibuka wibuke na wa mwana niho ari. Ariko mwarimu yajanga rwose n'umwarimu umusirimu, bari mu busuti rwose, ubona nafite umutaka neza ku zuba. Ageze hanga ataratambuka ataragera kure, arebye hano ku ruhande abona hari umwana uharyamye. Mwarimu ntabwo yari kugenda ngo ajye kure, yese agaruke nyuma aza kureba ese uyu mwana uryamye hanga ninde, ko ndi kubona afite imyenda isa nkaho nyizi, ko ndi kubona bisa nkaho muzi. Kandi wibuke neza uno mwana imyenda yagiraga yari imwe, no kuyihinduranya byabaga bigoye, yari kuyihinduranya se akambaye iki ko nta yindi myenda yagiraga. Mwarimu arangije avuga ati yewe kubera iki uryamye aho ngaho, uri kwamara iki? Atumva ariko kubwira n'ubundi we yasinziriye yiryamiye nyine ku gitoro cya mama we. Arangije akomeza kuvuga ati yewe akana kakangutse, hari hashize umwanya kari kamaze no kugira n'ibitosi, ubwo urabyumva nyine iherezo yari burara ahangaha paka nejo. Mwarimu arangije avuga ati ndashaka kumenya kubera icyo uryamye ahangaha uharyamye nkande, ahangaha uri kuhakora iki? Ni kubera icyo urahangaha zisa? Wagakwiriye kuba uri mu rugo uri kumwe n'ababyeyi bawe, wagakwiriye kuba uri mu rugo uri gukora homework, ya homework utakoze, ariko waje ahangaha uri kwamara iki? Cyangwa niba uba wibereye buri gihe hanyuma rero ukanga gukora homework. Uyu mwana arangije avuga ati mwarimu ndeka, ndahangaha kubera ko nari nkumbuye mama wanjye, kandi ndahangaha kubera ko nashaka mama wanjye ngo aze amfashe kumfurira imyenda. Nashakaga mama wanjye nanone ngo aze amfashe kuba yampa ibyo kurya nge nzana ku ishuri mu masaha ya lunch, abandi banyeshuri bagiye kurya nanjye ngo nge mbirya. Nanone nashakaga mama wanjye kugira ngo ajye nkangura, anyambike, anyuhagire byose, hanyuma nze ku ishuri ntakererewe. Ati nanone nashakaga mama wanjye kugira ngo anyafasha no gukora homework nk'uko wabimbwiye. Wamugaye cyane rero narije kubimubwira kugira ngo yisubireho. Ati niyo mpamvu ndanga muri aka kanya. Ese wowe uri mwarimu wabigenza gute? Wakora iki? Sobanura neza. Mwarimu nawe ikimwaro cyaramwishe bitewe n'ibintu koko yakoze. Uyu mwana aravuga ati nibyo washakaga rero narije kumuha ubutumwa bw'ibyo wantumye. Uyu mwana arangije avuga ati none mama wawe ari hehe? Mama wawe ni uri mwaho ngaho yitabye Imana muri makeya nyagasani. Ati mama wawe ni ushyinguye ahangaha kuri iki gituro? Ati cyane rwose mama wanjye rwose ni ushyinguye ahangaha, kuva navuka nkimara kugira imyaka 3 yahise yigendera. Ati rero nakomeje kuba ku mihanda nkomeza kugenda ashaka ubuzima, n'ubu ngubu naje kugira amahirwe nyine ndavuga ati reka njye ku ishuri wenda ndebe ko ejo hazaza hanjye hazaba heza kurushaho. Ariko maze kugera ku ishuri naze gusanga ariho hantu hari ubuzima bubi, hari abantu bahora bankomeretsa nawe urimo, wirirwa untuma mama wanjye kandi uzahari. Ati umura wa mwana we ntabyo narinzi, ntago wari warabimbwiye, ntago wigeze umbwira niba mama wawe ariho cyangwa atariho, ntacyo na kimwe wigeze ubimbwira. Ati ntago nari mbizi. Ati kandi nanjye nagira nkubwira ko nari njangaha nje kwibuka mama wanjye. Nanjye mama wanjye hashize imyaka 5 apfuye, cyangwa se muri make yitabye Imana. Ati rero kubwiyo mpamvu nanjye niyo mpamvu ndahangaha. Uburibwe numvise ndi kumva nawe muri aka kanya uburibwe ufite, atari kumbabarira rwose. Ntago nari nzi kubayeho muri ubu buzima, ntago nari nzi kubayeho mu buzima bukugoye kwa Kageni. Ati ariko nanjye niyo mpamvu ndi kugusaba imbabazi rwose, umbabarire, ntago wigeze ubinsobanurira. Uyu mwana arangije avuga ati nakabaye narabigusobanuriye. Ati ariko nta munsi numwe wigeze umpa igihe, nta munsi numwe wigeze untega amatwi. Igihe cyose wahitaga wumva ko ndi mu mafuti
ukambwira ati kubera iki mama wanjye ataba yanyitayeho nakabaye narabigusobanuriye, ntabwo wigeze ubikenera kubyumva. Nanjye rero niyo mpamvu nicecekeye ndabyihorera, kubera ko n'ubundi nari nzi ko naba ndi kwirushya, nari nzi ko buri kimwe cyose nakora ari ukwirushya, niyo mpamvu nakoze ibyo byose. Ati rero nta kundi naje ahangaha, ubwo mama wanjye niyaza kumva neza ibyo namubwiye ari buze gukanguka, hanyuma rero ampe buri kimwe cyose wantumye byose abimpe mbizane. Uyu mugabo araje avuga ati ariko wivuga gutyo, ihangane rwose wivuga gutyo, ihangane, kandi rwose ntabwo nabishakaga, biriya bintu ntabwo nabiteguraga, ntabwo nari nzi ko ubaye muri ubu buzima. Iyo nza kubimenyana mbere hose nakabaye naragufashe neza. Ahubwo ugahita wibaza, uyu mwarimu afata neza abantu bameze neza cyangwa se abantu bamubwije ukuri ko nta babyeyi bafite? Cyangwa uyananije avuga ati rwose binkoza ku mutima, nanjye ndi kumva uburibwe urimo muri aka kanya, ndi kumva wagira ngo nijye buriho, kandi ukomeze kwihanganirega, byose bizagenda biza kandi byose bizagenda neza. Kandi nagira nkubwire ngo noneho uzagaruke ku ishuri, uzagaruke ujye wigana n'abandi banyeshuri, ujye uniyitaho, kandi nanone nzakuba hafi, nzakomeza nkwiteho uko bishoboka. Uyu mwarimu nibwo yaragaruye ubwenge, yibuka ko kuba wabwira umunyeshuri nabi ngo yakererewe, ngo ntiyafuze, ngo ntiyagize gute, utazi ahantu aturuka, iryo ni ikosa rya mbere. Umubwiye nabi gute uzi abayeho mu buhe buzima? Uyu mwarimu araje avuga ati ngaho rero uzana akaboko kawe uhaguruke tugende, hanyuma rero uze tuvangaha, ntago wararanga. Ati gira vuba vuze tugende. Uyu mwana arangije avuga ati yamuhereje akaboko ariko agiye kukamuhereza, mwarimu amubwiye ati ngwino tujyane tuve mwaha mwirimbi. Uyu mwana aravuga ati hoya, nta hantu namwe mfite ho kujya, mama wanjye wenyine niwe muntu ufite, ngomba kugumana na wahangaha mpaka, nta handi hantu ngomba kujya nyagasani. Uyu mwana aravuga ati rwose n'ubundi se ndagenda nsanze nde, ndagenda nkurikiranye nde, ngomba kuguma ahangaha mpaka kugeza igihe mama wanjye azazira, cyangwa se kugeza igihe azansubiriza ibibazo byose namubajije. Ati okay, niba udashaka ko tujyana ukaba ushaka kwigumira ahangaha nta ribi. Ati ariko nyine cyari kuba cyiza nuko wari buze tukajyana. Ati ariko niwasoza ibyo urimo ubwo nta kundi nyine uraza gutaha, uraza kuza nyine tugende. Uyu mwana arangije avuga ati wowe igendere byihorere, n'ubundi ubu buzima nibwo namenyereye, rero ntabwo ndibona ukuntu naba mbayeho ntari kumwe na mama wanjye iruhande rwanjye. Niba yaratekerezaga ko kuba yaza ahangaha ariko kuba bari kumwe nawe, ubwo nanjye n'ibintu nakomeje kwibaza ntawamenya. Ati ndigumira ahangaha. Uyu mugabo nawe nkawe yagakomeje ngo amwinginge, cyangwa se mo kimwe aba yanahamukura mu cyane ajye kumwitaho. Windebera ukuntu abantu bagira n'umutima woroshye, abantu bagira umutima nyine, navuga umutima utari mwiza mo cyane. Uyu mugabo yarahagurutse arigendera, witegereze urebe, yamusize aho ngo ntiyanamufata ngo amujyane. Aravuga ati niwaza gusoza ubwo uraza gutaha. Umugabo ahita yigendera. Ati niwasoza uze gutaha nyagasani, ubusa mufashije iki? Uyu mwana arangije aravuga ati mama nizere ko rwose uri hafi yanjye, ati kandi nzagusanga aho ngaho, nzagusanga uri tube turi kumwe twimereye neza, yewe nawe ubuzima ari bwiza, kandi mama ndagukunda cyane ndanagukumbuye. Arangije ahita ahobera no musaraba. Ndetse ino filime nagira ngo babwire ko bayisoreje ahangaha, mureke tuyisoze natwe. Ariko inyigisho y'uno munsi ushobora kwibaza ngo nihe nyigisho y'uno munsi twari dufite. Uno munsi ni ukuvuga ati wa muntu uzajya ureba useka, wa muntu uhora wisekera, wa muntu uhora wishimye, wa muntu rwose uba ubona agenda ameze neza, ukamurebera inyuma ukabona ameze neza, iteka ntagaruka aba ameze neza. Buriya hari abantu usanga bifite ibibazo mu mitwe yabo, ugasanga afite ibintu bitamworoheye, ariko wamureba ari kumwe n'abandi ari guseka, wamureba ari mu byishimo, akavuga ati ase hari umuntu utagira ibibazo nk'uriya. Ati uriya muntu nta bibazo ajya agira, uriya muntu ababayeho neza ibihe byose. Kumbe uwo muntu uramutse umenya ukuntu abayeho mu buzima butandukanye n'ubwo wowe ubona. Buriya hari abantu baba bari mu bibazo ariko bakarenzaho, bakavuga ati ubundi kwishima se reka nishime n'ubundi niyo yayo. Kandi nanone iteka ko buri mu bibazo ntabwo ari ngombwa ngo uheranwe n'ibyo bibazo, uba ugomba nyine kwikaruma ibyo bibazo ukabyereka ko bidahari, mbese muri make ukabyereka ko nawe utabitinya, ahubwo ukarenzaho ukishima. Inyigisho y'uno munsi rero
ntukarebe buri muntu wese ngo umubwire nabi kubera impamvu z'ukuntu abayeho, ngo umubwire nabi kubera impamvu z'ibyo yakoze nabi, kubera ko ahanini nawe ntabwo aba ari we. Ahanini hari n'ibibazo aba yifite bimukoresha. Wa mwarimu yaragiye asigurira mwana hariya, ariko umwana nawe amaze kubona ko n'ubundi ariyo yayo, yafashe umwanzuro nawe aritahira. Yagombaga kujya mu rugo agakomeza gusitaragoringa mu buzima bwe. Nagira mbabwira ko tunayisoreje ahangaha, ntimuzambaze ikindi gice, abayikoze nta kindi gice bashyizeho. Ndabakunda cyane mwebwe mwese twabanye, Imana ibaho umugisha, ariko inyigisho yatambutse. Ciao ciao, duhure no mu yindi nabateguri.